Yes, akarizere kumeze neza kandi gahunda zawe zikomeje kugenda neza. Hanyuma iyi ni Birashoboka TV Rwanda, ndi nkaba ndi Eros, dukomeje kubana kabisa nkugezaho amakuru y'ibyamamare agenda avugwa hirya no hino, amakuru agezweho kabisa. Nkubwira ngo kanda subscribe niba utarayikanda, ndetse wibuke no gukanda kunzogera ngende gutama amakuru ameze neza kabisa hirya no hino, ibyamamare bya sinema, muzika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abadanseri nkunda kubikubwira ngo ewana nabo baba barimo kabisa mu makuru tugenda tukugezaho kuri Birashoboka TV Rwanda. Gusa uyu munsi tugiye kugaruka ku banyabugeni, ntabwo twakavuze ku buntu ukora umwuga w'ubugeni, gusa uyu munsi niwe tugiye kugaruka. Gusa ni n'inkuru y'akababaro, umwe mu banyabugeni u Rwanda rwigeze kugira kirimo Benecyo Alphonse, ni umwe mu banyabugeni bakoze ibintu bigiye bitandukanye mu mateka, ndetse n'ubu ngubu ni nawe wakoze idarapo ry'igihugu, idarapo twubaha turi benshi, idarapo kabisa rimwe twubaha, ndetse idarapo tubonamo izuba risobanuye ibintu byinshi, risobanuye gukura cyangwa se kwaguka. Izuba risobanuye ibintu byinshi kabisa, buri muntu abisobanura ukwe, gusa hari ukuntu nk'abanyarwanda babisobanura, ndetse hari n'ukuntu nawe ubibona ukumva ni ubwuzu. Wareba amabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'aho rugeze, ukavuga ati u Rwanda kabisa imbere cyane, ugahita uzamura idarapo. Ririya darapo rero turaza kugaruka ku munyabugeni warikoze, ni umwe mu bantu u Rwanda rwigeze kugira, akaba yaritabye Imana kuri uyu wa gatandatu afite imyaka 66 y'amavuko. Niwe muntu tugiye kugenda tugaruka, wakoze n'amafaranga, ndaje bikubwira mu kanya gatoya. Wowe komeza udukurikirane ukanda subscribe, ndetse wibuka no gukanda kunzogera niba uri mushi. Nkomeje kuguha ikaze kuri Birashoboka TV Rwanda, aho usanga amakuru y'ibyamamare hirya no hino muri sinema nyarwanda, muri muzika nyarwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa kuri uyu munsi wa none turagaruka ku mubugeni, turagaruka ku munyabugeni wakoze ibintu bigiye bitandukanye bihambaye kuri ubu ngubu, bikaba bigikoreshwa, ndetse tugenda tubona abanyabugeni bagiye batandukanye hirya no hino, abanyabugeni bakora ibintu bikomeye. Gusa uyu nguyu we yakoze ikintu gikomeye, kandi na n'ubu ngubu cyari kigikoreshwa, kinaracyakoreshwa n'ubu ngubu. Abanyabugeni bagiye bamwigiraho byinshi cyane ko yavumbuye ibintu bigiye bitandukanye. Niwe muntu wakoze idarapo ry'igihugu, niwe muntu wa designinze idarapo ry'igihugu, agashyiramo ririya zuba tubona ndetse n'ari amabara uko agomba kuba ameze. Niwe muntu wabikoze. Ikiranganteko cy'igihugu cy'u Rwanda nacyo niwe wagikoze. Inoti ya 5 wagera ku ya 2 naho usanga ari we wagiye akora aforoma iyo note, za noti zimwe twakundaga turi benshi nko noti zikomeye. Yego nawanga amafaranga, ariko hari igihe hagiye hasohoka inoti ukavuga ati aka karoroshye, aka karoroshye, ariko izambere zo zari zikomeye cyane. Hanyuma uyu nguyu niwe wakoze inoti y'igihumbi, aragenda gukorera n'inoti ya 500 ndetse n'inoti y'100. Gusa kuri ubu ngubu tuvugana uyu nguyu ntagakiriho, kuko ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo yitabye Imana ku myaka ye 66. Uyu mugabo wakoze ibitangaza, akaza agakora ikintu twakwita nka innovation. Niwe wafashe ibintu byo kuvuga ngo dufate igihangano cyacu twakoze ku rupapuro, noneho duhite tugihindura, tugishyire ku mashini, tucyongerere agaciro cyangwa se tucyongerere ubwiza. Uyu mugabo yakomeje kugenda agarukwaho na benshi, cyane cyane nk'abanyabugeni bagiye batandukanye bakomeje kugenda bamuvugaho, bavuga ko babuze umuntu ukomeye muri domaine y'ubugeni, babuze umuntu w'umuhanga kandi umuntu udasanzwe, niwe wabuze, kandi akaba yarakoze ibintu bitandukanye. Bagiye bamwigiraho ibintu byinshi, nko kuba yarabahaye agaciro mu gihugu. Navuga ngo yabahaye agaciro gute? Ngo yabahaye agaciro kuko niwe muntu werekanye ko ibintu bishoboka, kandi abongerera agaciro. Abantu babona ko bishoboka ko abanyarwanda nabo bakora ikintu gikomeye kandi gihambaye, nko kuba yahimba ibyo bintu byose, yakora iyo noti, yashyiraho zirangagiye ubonaho, cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye ubona kuri ziriya noti. Ni ibintu bikomeye cyane byatumye koko abanyabugeni bagira agaciro, ndetse umwe mu bantu bagiye bigirwaho byinshi, natwe twakagombye kugenda twigiraho byinshi bigiye bitandukanye, nko kuba
natwe twakora ikintu kikagirira abandi akamaro, harimo natwe ndetse n'igihugu cyacu, bakagenda babyigiraho n'abantu benshi. Buriya iyo umuntu akoze ikintu kikigirwaho n'abantu benshi aba ari umuntu udasanzwe, aba ari umuntu ukomeye. Nyuma amwe mu magambo umwe mu bageni yakomeje kugenda agarukaho ubwo yari ari mu kiganiro n'umunyamakuru wa televiziyo Rwanda, yagarukaga ku kuntu Kirimo Benecyo ari umuntu ukomeye cyane, ari umuntu udasanzwe ndetse wabahaye izina nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, ndetse n'uruhare yagize mu kugira ngo iterambere ry'abanyabugeni ritere imbere, cyangwa se bakomeze batere imbere ndetse bakore na innovation, bajye biga gukora udusha, ndetse aza kugaruka ku gasha uyu mugabo yakoze, cyangwa se ibyo yagiye akora byabaye nk'agasha, bigatuma n'abanyabugeni bafunguka mu bwonko. Kurikira ikiganiro ubundi nze nyuma nkubwira ibikurikira. Ikintu namuvuga nuko ari umuntu utari usanzwe muri iyo domene, tubuze umuntu w'agaciro gakomeye. Urabona nk'iki kirango cy'igihugu niwe wabihanze. Hanyuma nkamwe mukora muri urwo rwego yagaragazaga iki cy'umwihariko mu mikorere ye? Ikintu cyo cy'umwihariko ni nawe bitangije, buriya ari irakura, ubuhanzi burakura. Iyo watangije ibintu bya digitalization, ni ukuvuga ngo ushushanyije ukoresheje n'imashini, igihangano uba ugifite ukakiryoshya ukoresheje imashini. Ntawe utazi amafaranga, hariho agaseke, hariho ingoma, intore. Ibyo bintu rero urumva ni iby'agaciro niba wabitangije. Uvuga ngo ni ikintu gishyashya yazanye mutari mumenyereye muri urwo rwego? Ako ni agashya. Nta muntu ushobora gukora concept y'umuco atawurimo. Ni ukuvuga ngo Alphonse Kirimo Benecyo yari azi guhuza ubwo buhanga bwe akabuhuza n'umuco cyane. Ni umuhanga, turagendeje nye tubuze umuntu w'agaciro. Hanyuma wenda dusoza aka kaganiro tugiranye, ni nk'uyu murage abanyabugeni, abahanzi bakwiye gusigarana kuri Alphonse Kirimo Benecyo? Umurage turasigarana ni nk'uko nyine yakoze ibyo bihangano by'igihugu, ambleme z'igihugu, yatumye tugira agaciro, bamenya ko burya abahanzi bafite itafari rikomeye ku gihugu. Kuko ushobora kugenda byapiganwa n'abandi banyamahanga bagashyiramo iry'iwabo, ariko uri umunyagihugu, kubera ko umuco uri mu maraso, uri exprima ukagaragaza umuco w'igihugu ubicishije mu buhanzi mberajisho. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umwe mu banyabugeni agaruka kuri Kirimo Benecyo Alphonse, avuga ukuntu yakomeje kugenda abaha urugero rwiza, ndetse urugero rwo gukora icyo twakwita nka innovation cyangwa se guhanga udusha. Nge ngubwire ngo nge ndi Eros kuri Birashoboka TV Rwanda. Komeza dukurikirane ukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ayo niyo makuru twari tukuzaniye. Hanyuma muri comment twandikire, ntago wabura ikintu twandikira, kuko uyu mugabo yakagombye kugira icyo akwigisha, wakagombye kugira icyo umwigiraho, ndetse natwe tukiga gukora ikintu kikagirira twewe abandi ndetse n'igihugu cyacu akamaro, ku buryo natwe twagira ikintu twavuga ngo twasize. Ndetse wowe wakunze ibintu byacu, sharinga inshuti zawe nazo zibone ahantu kuri ibintu byiza, like nk'uko nakomeje kugenda bikubwira. Ciao ciao, twongere kubonana mu yandi makuru aza gukurikira aya ngaya.